zikahaba nkabona zagarutsemo birampangayikishije nanjye kubona bameze gutya nanjye birampangayikishije nanjye meze gutya ndumwe mu basenye ariko ntacyo nshaka kuvuga narumye ntabwo byumvikana biriya harimo amahugu nani mjumba jumba hali ashaka kwishyirira ndumwe mu basenye ariko ntacyo nshaka kuvuga narumiwe hano nari mfite imiryango 13 ije n'agaciro ryanjye ngiri mfite metero kare 328 ngiri zari zubatseho nyerekaho zanditse mu bakunzi bisano radio TV inshuti bakunzi bisano radio TV nihutishije kugira ngo tubyumvire hamwe ndashaka turebere hamwe iki kinyoma na cyane cyane ikinyoma nk'iki ngiki leta y'u Rwanda ibeshya abazungu ikabeshya abanyarwanda ikabeshya abanyamahanga ikabeshya abantu bose ikababwira iti mu Rwanda tumeze neza twateye imbere ubuzima ni mama wararaye ntakagira ubabeshya ntakagira ubabwira yuko abona abanzi b'igihugu abavuga ko mu Rwanda hari umuntu urwaye amavunja abavuga ko mu Rwanda hari umuntu urenganywa akanyagwa ibye nari nashatse kuzana umutumirwa uyu munsi ariko ntibyankundira ariko binkundiye naza kugerageza uburyo bwose nashaka umuntu gusa mwumva nimba ayadukundira kaza hanyuma tukaganiraho gatoya akatubwira impamvu aya mavunja atajya avugwa muri raporo z'abayobozi mu gihugu imbere. Nabonye Madame Scovia Mutesi yarabivuzeho avuga ati ibi bintu ntago bikwiye kuba mu gihugu, ariko nagerageje guhamagara hariya ku Gisagara niba ngombwa ayo majwi ndayabaha babaza ntese ba bantu bari barwaye amavunja bo ku Gisagara hari icyo bamariwe inyuma y'ubuvugizi n'ibyaciye ku mateleviziyo. Rabwe batahubwa icyo babamariye kwabaye kubafunga. Ndibaza ntese kwabaye kubafunga kugira ngo bigende gute, kubera iki bafunga abantu mu buryo bumeze nk'ubwo ngubwo kandi kandi baravuze akababaro kabo. Mu gihe leta imeze nk'uko nguko mu bisanzwe aho kugira ngo yemere ukuri, yemere ko abantu bamerewe nabi, ifata umwanzuro wo gushaka uburyo bamererwa neza, kuko kenshi urebye uburyo baba barakubuye mu mujyi wa Kigali, uburyo haba hasa, uburyo baba berekana yuko Kigali ari iya mbere, uburyo baba berekana yuko u Rwanda rwateye imbere, abaturage bose bamerewe neza rwose utareba, ubona rwose ari ibintu uri umunyamahanga utababamo utabazi, wabona yuko rwose ari ibintu byiza cyane kandi biteye imbere binakomeye. Ariko twebwe nk'abanyamakuru twirirwa mu bushakashatsi, dukora ubushakashatsi, tubaza hano tubaza hariya, iyo tubyitegereje dusanga ahubwo iki kintu ari ikintu cy'ubugome gusa, dusanga ari ikintu cy'ubugome gusa bwo kunyiga abanyarwanda, kunyaga abanyarwanda, kwambura abanyarwanda, kudashaka ko abanyarwanda bagira aho bava n'aho bagera. Ndakuramukije, wiriwe? Ukomere cyane. Amakuru Ni meza. Mwaba mufite akanya gatoya tuganireho? Uri live mu kiganiro cyangwa ngewe ku giti cyanjye? Ndi live mu kiganiro. Bokere tundeguje ubu ngubu rwose wakira cyakara wambwire ikibazo kimwe gusa, ariko ubundi ukazanteguza ubu ngubu ndi mu kazi. Ariko niba ari cyo wambwira itarenze amasegonda 30 kimwe nakikubwira, wambaza icyo urumva ko nakubwira. Okay. Ndabizi kuri impuguke kandi ukurikirana amakuru y'abaturage b'abanyarwanda. Yego. Nagira ngo nkubaze ikibazo kimwe gusa nk'uko ubinsabye. Narinze ngo urafite akanya. Nagira ngo nkubaze ikibazo. Mu Rwanda haracyari abantu barwara amavunja? Ese mu Rwanda
abantu barakicwa cyangwa ibivugwa n'ibihuha? Nibyo bibazo biri gusa. Abanyarwanda baracyarwara amavunja n'inzara ikabamerera nabi. Ese mu Rwanda ubwicanyi buracyahari cyangwa ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashikuza gusa? Icyo kibazo cyumbajije kirumvikana kandi ni urucabana, uretse nanjye n'abandi benshi bagisubiza. Iby'amavunja byo birahari kuko biragaragara ahantu henshi mu duce twa za Musanze, iyo za Rubavu, za hehe, tubona social media ukuntu babigaragaza amavunja yarisha abantu bitewe n'imibereho mibi y'abaturage bafite. Ikindi kucyo abajije mbese ngo barakica abantu, ibyo ngibyo ntabwo ntawari wese arabibona. None se uriya muvandimwe inshuti y'abantu Karasira wasohotse muri gereza amaze kugera hanze, bamaze no kumusinyira, n'umuntu wari ugiye kumureba amaze gufata urupapuro rwe ko asohotse muri gereza, barangiza bakamwica ku mugaragaro bakabeshya ngo yanyweye imiti. Ntabwo ibyo bintu ntabwo abantu ari abana, buri wese arabizi, nabo ubwabo barabizi ko bashatse gukora ibyo bintu ngo berekane ko ari abicanyi. Ubwo rero kubyerekana twarabibonye, ikimenyetso baragitanze. Uretse n'uwo mvuze, n'abantu barabamaze, na wavuga ba Kizito bose barabishe, n'abandi. Urutonde ni rurerure cyane byo kwica abantu. Rero byo kwica abantu barabamaze. Isoko rya Mahoko muri 1996 bisha abantu mu isoko, babasaga mu isoko, babica ku mugaragaro. Bafasha abantu mu buvumo bwahitwa mu Kanama, baragenda bafungiramwe abantu barakotera. Ibyabaye Kibeho birazwi, witwa Mukashema Esperance yarabitangaje, uko bishe abasenyeri n'umwana we. Ibyo byose ni ibintu byinshi. Ruhengeri bamaze abantu. Ubwo rero aho ngaho muri Kigali uretse no kwica abantu na system yo kwicisha abantu inzara, bagafata abantu ngo bahinga igihingwa kimwe, ugafata ahantu heraga ibishyimbo ngo muhahinga ibijumba. Iyo nayo ni system yo kwica abantu ku buryo bakoresheje tekinike yabo, byo bise ngo nugutekinika kugira ngo abantu bakunde babicisha inzara. Urumva hari ahantu henze heraga ibirayi mu gace runaka, heraga ibirayi, babategeka guhinga ibireti. Urumva ubwo se koko hari ahantu henze heraga muri Ruhengeri, hari ahantu heraga ikawa, bahahinze urubingo. Urumva ni byinshi ntituzabona umwanya ahantu heraga ikawa bahahinga urubingo. Uzi ko ikawa hari icyo bitaga season, abaturage bose, abana bakajya ku ishuri, abaturage bakagura imyenda, abaturage bakamwenyura bagaseka. None abaturage ubu ngubu hafi igihugu cyose, umuntu w'imyaka 25 ubu ngubu asigaye yarabaye nk'umusaza w'imyaka 70. Kera mbere batarajya mu gihugu, mbere ya 90, bazaza n'amafoto ya 90 barebe ukuntu abaturage bari bameze, bose bishimye ubona baseka. Urumva ubu ngubu abaturage bose nagahinda gusa. Bose warikirwa uri kubaza, ndangoma dufite twahuye n'ingoma ngome, ariko Imana ni umutabazi. Urakoze cyane kuri iyo minota yawe uduhaye. Ibyo kwibaza byari kuba byinshi, ariko reka mbanze nkureke urangizanye n'ibyo bikarito. Ndabizi ko muri icyo gihugu biba bitoroshye, ariko uko tuzabona akanya unyemerere nk'umuntu uri mu gihugu imbere uzajye uduhereza amakuru. Ibyo mubona biba ari byinshi, n'ibyo twumva biba ari byinshi. Urakoze cyane. Yewe cyane mu gihugu imbere, experience ndayifite, kandi ubu ngubu cyo nabwira abantu banyumva, ntabwo tugomba kugira, tugomba guhaguruka tukirwana. Abanyarwanda bose, abahutu, abatwa, abatutsi baje babeshya ngo baje gutabara bitwa abatutsi, ariko abatutsi ubu ngubu nitwe tugeramiwe. Ubwo rero tugomba kwigwana. Murakoze cyane, mubikora n'ubwenge kugira ngo tutazababura. Ubu ngubu twaratinyutse, ubu ngubu ni ukurebana mu maso. Mu Giswahili baravuga ngo dawa ya moto ni moto. Sawa, urakoze cyane, turi kumwe. Urakoze cyane nawe. Okay. Bakunzi b'Isano Radio TV, ngira ngo murabyumva. Abo ni abaturage ubwabo bariho barivugira bati ikiri hano ni umuriro, abantu barapfa, barashize. Kandi ibyo uri uravuga, amavunja yo ni ishyano ryose.
mu gihugu bavuga yuko nta muntu n'umwe ngo utambara inkweto mu gihugu, birirwa baseka abanyekongo, birirwa usanga bakubwira ko abanyekongo ngo bariho bararengana, ahubwo ugasanga bari muri Kongo aho kugira ngo babe mu gihugu cyabo imbere barangiza ibibazo by'igihugu cyabo. Iyi ni radio Isano TV. Munyemerere n'ubundi ni uko ndibuze kugenda nakira ubutumwa ndagenda mubaha, ariko uyu mugoroba ndashaka turebere hamwe kubera iki kinyoma gikomeza kuba ndanze mu banyarwanda. Uyu mumama yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo ubutabera butinze buhinduka ubutareba. Kandi leta ya Habyarimana yari yarambitse abantu amashashi, ariko leta ya FPR yo yabambitse uruhu. Ati amashashi wanahunyeza ukareba. Nababwiye ngo ntago ndi bureke gukomeza gukina aya magambo kugira ngo tuyumve, ari nako musharinga kugira ngo nze kugera kuri umwanya wa. Ni ukuvuga ngo narababwiye ngo ubutabera butinze bwitwa ubutareba. Kandi hari ukuntu umunyarwanda aciye umugani ngo uwicishije inkware ukwahora kumanitse. Nge naje gusanga igihugu cy'u Rwanda nta mategeko kigira, ahubwo nkamwe mubasha kuba mwavuga mukabwira abantu bose bavuga ko u Rwanda rutagira amategeko. Nge nakomeje kubabazwa n'uburyo ako kantu nakabonye, ngize iby'umugabo ndabumva mfite igikomere ko iwacu sinigeze mbona umunani, kubera ko twebwe ababyeyi bacu bapfuye mbere y'intambara. Nimwemere rero twebwe dutumike ubutumwa bw'uyu mumama bugira buti mu Rwanda nta butabera buhari, ahubwo hari ubutareba. Impamvu y'ibyo ngibyo ngira ngo mu kanya gato turayibabwira, cyangwa se munyemerere mbanze nyibashirireho. Impamvu ni iyi ngiyi. Ubwo no kuvuga ngo hariya hantu ni ukuvuga ngo guhera kera twajyaga batujyanayo, badutoraguye mu muhanda bakatuvanayo, batujyana Igitagata, tukava Igitagata, ariko kuva Gikondo yabaho nibwo mbonye hari ubwicanyi burenze. Nibwo bafunze 8,000 bakafunga 9. Biriya ni ibintu nge nibwo mbonye kiriya gipangu kijyamo 9,000 cyangwa 8,000. Twasabaga niba hari ubuyobozi dufite bw'u Rwanda bwarengeye abaturage bukarengera buri kimwe, twasabaga ko bwajyayo bubatunguye, bukagenda bukinjiramo bukareba abantu barimo. Kuko umuvugizi wa polisi yarahageze, hagera minisitiri ushinzwe ikiremwa muntu, hagera bano umujyi wa Kigali, abantu bashinzwe umujyi wa Kigali, hashinzwe n'abashinzwe ikiremwa muntu, ariko abo nabo batwerekaga. Hagera nabo n'abaganga bano Kanombe bavuga ngo nabo ngo baje kutuvurira ndwara ya nuza yari yaduteyemo. Ariko mu by'ukuri abantu barapfaga bakapakira muri shitingi, nta kintu na kimwe bigeze bakora gifatika ngo baducyure. Nukuvuga ngo birangiye nibwo bacyuye abantu 100. Indwara irangiye Kicukiro niyo yacyuye abantu benshi. Kicukiro operation niyo yacyuye abantu 50, abandi bagenda bacyura 10, 20 gutyo. Ariko ubundi hariya ntabwo hajya avamo abantu. Ubyumva ibyo nkubwiye n'ukuri, nge ndimo ndatabariza abana bari hariya bari kugwirayo. Hari nk'ababyeyi bafata abana babo bakabajyana hariya, aribo baboherejeyo. Umubyeyi akagira ngo amwohereje mu kigo ngororamuco, ariko nukumwica. Niba umwoherereje mu bisambo, ibisambo biba bitukana ku babyeyi, ya amazina y'ababyeyi, kamwohereza kuba ajya gufata ibigori ari ku murongo, kamwohereza kuba ajya gufata igikoma ari ku murongo, kamwohereza kuba ajya kuryama akaryama bacurikiranye ari abantu 8 ku kamatora ka Sempure. Uwo ni umwana ubawohereje mu kigo ngororamuco. Ababyeyi nabo ndabagaya cyane, mbashimiye. Kandi none abo bantu bapfaga iyo babashyiraga muri shitingi babajyanaga he? Bavuga ko ngo bajyanye kwa muganga. Kandi bapfuye? Yego.
abango bajyanye kwa muganga bajyane muri moroge ngo babajyane ngo barangishe ba nyirubwite ariko nemera neza yuko niba haravuyemo abantu 50 hari ababyeyi baza bakirwa batoye iperu bavuga batababye abana bacu bari hehe bakababura nje nubwo napfa nta kintu byabintwaye kuko je yenda narapfuye cyangwa se no kwiheba ariko ndababwiza ukuri kw'Imana ndatabariza abasigaye. Ibi bintu se aya makuru wenda utangaje ntabwo bufite ko yakugiraho ingaruka nayifite kubera yuko hariya kwa Kabuga baramutse bamenye yuko njyewe ari njyewe nka operasiyo kubera ko banze uramutse bamenye ko ari njye watanze aya makuru nje nabizira kuko nahita nubwo nahita mpfa ntacyo ibintwaye kuko nje nubone narapfuye cyangwa nabose n'ubuzima ahubwo njyewe icyo mbangamije nuko mba ngomba ubundi kera nyakuba yigeze kutubwira aratubwira ngo kugira ngo amaraso yawe uzayaha imbwa 20,000 uzayaha abantu 20 abantu 10 cyangwa 20 aya maraso nyahaye abana 8,900 bari kwa Kabuga kandi nta nubwo ari wowe wonyine n'ibigo ngororamuco hose muzajya kurikirana agere yarebe kuko hano tubayeho nabi byatari nuko numva zubagize ubwoba bwo gupfa none se harutagira ubwoba bwo gupfa nubwo waba uri bupfe mu gitondo umuntu akakubwira ko ugira ubujye gupfa njyewe ko bari abantu duhoye igihe kirekire ndabazi ni abantu tudahuye rimwe kandi nawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo ni ukuvuga ngo ni abantu tudahuye rimwe afane Karekezi njyewe duhuye inshuro nyinshi arahita kumenya nyamuneka Eric ndamuzi barakumenya nuko biza kuvuga ntacyo nabirenze ariko ndakubwiza ukuri kose kubaho bano bagabo hano bantu ni mudufashe mwo kabyara mu mudutabarize oya mwinabariza njyewe ni mutabarize igihugu muvuge mutaba abana banyu muri kujyana hariya umwana wawe nakunanira mukingirana mu gipangu ariko uyu mujyana kwa Kabuga ni ukumwica ni ukumuha roho itegeko rirengera umugore ritaraza ndavuga ni umugabo nawe sinasezeranye nawe sinari nemerewe kugira icyo nkabana nawe uyu munsi wa none rero ndavuga ngo nanjye reka nkora ubushakashatsi bwanjye mbibona maze kubibona nurabona uwo yo kubona umuntu uri Goma turi kumwe n'umuntu kuri Goma nibaza ko agiye kutubwira amakuru yiriwe cyangwa se amakuru amaze iminsi hariya kuri Goma mu mwanya wacu wiriweho sinzi ikibazo kibayeho gatoya ariko kumenya ibyiriwe kuri Goma nari mbonye yinjiyeho twumve ikiri Rubaya muraza kumbabarira komera nk'uvanze amadosiye ariko abantu bari kuri Goma dukeneye kumenya amakuru yiriwe hari inshuti bakunzi ba Isano Radio TV mu nyemerere muri aka kanya nk'uko turiho turaganira tubanze turebere hamwe ese koko ibi bintu aba bantu bavuga allo narindi kukubwira butya habari za huko habari ni njema kidogo alafu tunakuta wa France wanatudanganya wako na sisi tunakuta wako na M23 na Amerika na tudanganya hivyo vyetu Kongo ni shida sana sababu hatujui yenjiko sahi kwa sahi uko wapi? Kwa sahi niko fasi kwenye wanaita katedrale yulu ya soko ya Cheshero ya soko ya Kituku. Soko ya Kituku
Ni karibu na Ndiyo. Goma wala ni karibu na Rubaya? Sijui hapo. Hapo ni Goma, haiko ngambo za Rubaya. Mimi nasikia kwamba majeshi ya wazalendo na FARDC bako ku kilomita 17 na Rubaya. Kilomita 17. Sasa sahi Goma habari Goma bikwaye. Goma tu ni salama, ni juu sasa bentuko nabo hapa, yani wa kina nguvu hawatuambie lolote. Ndiyo. Kuna habari zilikuwa zinatembea zinasema eti hapo Goma wazalendo FDLR na Barundi na FARDC bako karibu Nyiragongo hapo, banataka kugombania hapo Goma. Uko na habari ya huko? Bado wako tu mule Nyiragongo, sio uongo, wako Nyiragongo. Alafu jinsi ya kushuka kusudi watugombole sio rahisi, sababu hawana msaada yoyote ile. Mwanzo ulikuwa unasema eti France inawadanganya, Amerika inawadanganya. Kama wakongomani ni aye kwa jani mnasema bana wadanganya? Yenye naacha mimi nasema hivyo sababu wa France wako Rubaya na drone zao, na Amerika inatudanganya eti iko na sisi. Tunakuta hawafanye juhudi yoyote ile kusudi watugomboe. Yani wangeshikilia Rubaya, ingekuwa mwanzo wa kutugombola, sababu ile madini ndio inawapatia waasi kiburi. Juu pale hapo Rubaya kuko minere, kuko alimasi za mingi. Jana tulisikia habari zilikuwa zinasema eti Rubaya imeshikiwa na gouvernement. Hapana, ile ni uongo. Huko ku kilomita 17 na Rubaya. Na saa hii situation iko waye? Wananchi wa Goma maisha yanatembeaje? Mnafaa kazi, mnaenda kwa soko, muko kwa maduka, kazi inaendelea kawaida wala kuna mabadiliko? Kazi ndio zinaendelea sambamba kidogo kwa wachuruzi na wafanya kazi saa vile sisi wa maso, lakini kwa wafanya siasa wakamukuta tu wanamupitisha pabaya. Ingine ya pili, hapo awali nilikwambia kama Kenya tulishachukilia sana kulipisha masomo ya msingi, njoo yenye natukwaza sana, na japo hatuna makazi yote ile. Sisi wa maso tunatumikaka, lakini hatuna makazi. Kila mtu analia eti hakuna pesa, na corona nayo, kama corona nayo inaingia, basi hapo tunakufia pale. Saa hii kuna mambo ya Ebola. Ebola na murazi Ebola inasikika hapo. Sasa saa hii mambo ya Ebola ikwaye? Saa hii kuna mwingine rafiki yetu iko US anaingia pamoja na sisi kwa studio za Radio Isano TV. Habari ya US? Ngoja kidogo tumsalimie. Salama, habari za huko? Tunashukuru Mungu. Huyu ni Mnyarwanda, tuko na mkongomani iko Goma saa hii. Tulikuwa tunauliza habari za Goma na wakongomani bakwaye. Abantu batubabarire kubera ko twahinduye ururimi turiho turavugana n'abakongomani, ariko sinzi nimba uyu mukongomani ashobora kuza kutufasha kubera ko ari wa Goma, ashobora kuza kuvuga ikinyarwanda yenda, ariko twagira ngo tubaze uburyo Goma bameze, nimba nawe hari ikibazo ushaka kumubaza ukaza kumubaza, hanyuma kandi nawe tukaza kukubaza ubuzima bw'umunyarwanda uri mu gihugu imbere, ndetse namwe muri Amerika. Niki mutekereza kuza gufasha abenegihugu cyangwa se kubohora abanyarwanda? Abakongomani baravuga bati RPF yaratuboshye, kandi n'abanyarwanda nabo bakagira bati RPF yaratuboshye. Sasa turudie Goma,
tuambie situation ya Goma sahihi ikwaye. The government ya M23 inaendesha aye kazi. Shukrani kwanza, shukrani mpendwa. Mimi najua kama tukifuata historia ya mzuri, wakati Habyarimana alikuwa kukiti Rwanda, tulikuwa tunafika tuko Bazairwa. Juu niko na miaka 13 na ine. Tulikuwa tunakutana tuko bandugu. Alafu sasa kwa leo hii tulishakuwa vichuchu. Ile na tuujunisha sana. Yenye mimi nakwambia ya muhimu sana. Kwa saa hii ile yenye mnafuataka ya genocide jinsi lingiaka jinsi waliuawa Habyarimana ndio vinanifurahishaka. Juu ya nini? Bale bazazi Habyarimana Mobutu walikuwa bazazi yetu. Kwa leo hii beimba na tutawala sijui nisemeje. Huyu mwenye alitoka yani mtoto wa Kanambe, tunakuta ni vitu vya nguvu sana. Sijui nisemeje kaka, sijui ndatafutisha benye bako Rubaya ndakupasha basi. Sasa maisha ya mwananchi sahihi inaendeleaje? Maisha tu ni mashaka juu hatuna makazi. Mimi nafanya kazi ya ujenzi hapa Goma, alafu mimi nakuta hakuna makazi. Kila mtu anasema hakuna pesa. Kufatana na hali yenye iko ya mubaya, franga zote hapo banajichukulia, banabeba kama ni Rwanda kama ni wapi sijui kuuza masira. Zamani Mkongomani alikuwa ananunua gordi, ananunua mawe, anarudisha kwa soko, anauza, anarangura, anauza. Sasa hivi kwaje? Nina kwambia mpendwa, saa hii tuko na mashaka sana tu. Sababu hatuishi mzuri sawa vile awali, sawa vile zamani. Hapana, hakuna kazi, kulipa watoto kwa masomo shida, kila yote antuka inakatala, kila yote nakatala mpendo. Kifo cha wananchi chenye kinaongelewa na wananchi wa Goma na tena na mahali M23 kwenye inaongoza. Watu wanakufa, binaongewa eti watu wanakufa bure na vijana banaperekewa kwa jeshi kifua. Bikwaye, una habari za huko? Unaweza kutuambia eti biko hivi na hivi na hivi, wala ni banawadanganyishia? Ile ni kweli mpendo, sababu wakisha sikia sio ulikuwa mu government wanakuwa na mitingi yao ya kila mara, banabeba babiana jeshini. Ile ni kweli, ni kweli. Uko na example ya mtoto wenye alibebewa wala familia yenye baliua hapo Goma wala vijiji vingine kwenye wanaongoza hapo? Kwa sai mimi naweza pitiwa, lakini kwa muda mchache sasa vile siku mbili ndakuandikia message ya benyi balisha kufa. Kwa ukweli nisiseme uongo, msiku 3. Asanteni. Baba yetu kutoka US, habari? Hello. Yeah. Unanisikia? Una swali naweza kuuliza huyu mtu wa Goma? Ewa, franga za hili. Swali lipo, nilikuwa nataka nimuulize kwamba yani kipindi hiyo M23 ilipoingia Goma hapo nani kwenye nchi yao walishafaidika nini? Unanisikia? Nasikia iko kuso. Yes, nasikia. Burudire kwa swali. Nilikuwa nataka nimuulize kwamba yani tangu hao waasi waingie kwenye hiyo nchi yao
hichi ambacho walisaidiwa nini yani ambacho kilikuwa hapa nani kusaidia muungano ongea na kaka omba kavumbi mwana nanielewa Nasia iko na swali zingine. Aha. Enda hari twakomeza tukarebera hamwe ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange ibintu byo kurwara amavunja byaki akaba ari byo tuza kureba. Yes. Reka tubanze tumukureyo ndumva ari mu kavuyo kenshi. Hello? Umeludi? Bavandimwe ni mumbabarire ngeze muri soko ya Gituku niho bikicaraga cyane basiniuwe. Okay. Wasalimie sawa, watu wa Chituku. Unaweza toka eh? Tangazaji mwache. Nimemwachilia Umemsikia? Ubu yagiye. Hello? Yes. Nakusikia sawa. Hapa ni sawa. Hello? Nakusikia, nakupata. Swali lako ilikuwa lipi? Wari ufite kibazo umbaje kimeze gute? Narindiho ndakubaza nti ese ubuzima bw'abanyarwanda inyuma yuko FPR inkotanyi zifashe igihugu ubona koko bwariho mbere yuko FPR iza. Urabona abaturage bariho bararira bavuze induru bati baradutwara kwa Kabuga bakatwica, abandi bati twarwaye amavunja kubera ubuzima bubi, abandi bati ubutabera butinze bwitwa ubutareba, abandi bati baje kutumara nta nubwo bigeze baza kudutabara. Ibi bitekerezo byose birahanga. Wowe wabaye mu Rwanda imbere ya 94. Yes. Nagira ngo nkubaze ibi byariho mbere ya 94 abantu barwara amavunja, abantu bicwa buri munsi, abandi basenyerwa, abandi bakagira aho babatwara bakabicirayo n'imiryango yabo ikababura kandi batwawe bitwa inzererezi. Ese hari amakuru wabo biziho mbere yuko inkotanyi cyangwa se ingenzi zifata kira gihugu? Yes, nge narakubwiye ko navuke mu Rwanda, ndo murundi navuke mu Rwanda. Yego. So mbere ya 90 cyangwa wenda duhere inkotanyi zigitera. Yego. Cyane nyine imbere ya 90 kubera niho Habyarimana ategeka. Naho twari tukira abana. Nigeze kuvuga yuko ngiye maze kurukira ku kibuga cy'indege nja gusura u Rwanda inshuro 9. So rumva ni nyinshi. Ku bukene narangiye iyo ngiye hariya naratemberaga cyane ngenda ahantu hatandukanye henshi. Hatandukanye ubukene nabonye mu Rwanda burimo. Yego. Ntabwo bigeze bubaho mbere ya 94. Ntabwo bwigeze bubaho. Ya byose uri urebye bituruka kutidagadura kw'aba abaturage wenda ko bahinga ibyo bashatse. Urareba mu Rwanda ngo basigaye babategeka ngo muhinge, ariko mbere ya 94 biriya ntabwo byari bihari. Abatuzi yuko uyu muntu afite umurima wenda ashobora arimamwo ibintu ashatse, akarima ibijumba, akarima imyumbati, bene ibintu biri mix. Nta ubwo wasarura nk'imyumbati ukamenya niba nsarura imyumbati ndakoramo ubugari, ejo naho nzagira ibijumba, ejo bundi ngibirayi. Bise byari ibintu bitari byo bita ngo ni ibijyo ngandura rugo, no kuvuga ni ibintu byose. So kene buhari ubu ngubu iriya leta n'abantu bindera amaboko, n'abantu biba batazi guhinga, niyo bahinze